Nijana Clement arawushota ariko awushota ku mukinyi wa South Sudan. Katurebe Mugisha Didier Taichi, Mugisha Didier baramupasanya baramuhanahana. Attention South Sudan bohereza umupira imbere ariko attention byenjwe nuboneka afunga umupira, nuboneka Jean Bosco aramucenga baramukurura. Byenjwe abafana hano baranezerewe cyane. Attention reka turebe Tuyisenge Arsene yamucenze nibyo. Tuyisenge Arsene aramusiga byenjwe tushe imbere y'izamu hano birapfapfana. Reka turebe Nsabimana Aimable afata umupira Kanamugire Roger byenjwe Kanamugire Roger na Nijana Clement yapashe kwane Mugisha Gilbert Mara Nyagasani ibiki hano Amavubi ari gushushanya South Sudan yibuze. South Sudan is suffering right now. South Sudan is suffering right now. Attention Kanamugire Roger Kwande Nijana Clement. South Sudan ntibari gukora no kumupira. Ruboneka Jean Bosco. Attention Ruboneka Jean Bosco yamubonye kwa Muhire Keve aramusiga. Muhire Keve aramusize ariko muzama ukuraho. Attention umupira n'undi wifatirwa na Kanamugire Roger yapasa nabi ariko barawufata South Sudan barizamukira. South Sudan contre attaque ya South Sudan ariko byenjwe Clement ahita awufata. Adolphe yohereza igipira imbere. Katurebe Taichi ariko umupira uramusiga umurusha imbaraga. Thank you so much. Munyandikire muri comment nyamuneka, umupira muri kubona neza, muri kubona mute, amashusho muri kuyabona, amajwi muri kuyumva. Attention reka turebe witwa Tuyisenge Arsene nande na Serumogo Ari nande na Nsabimana Aimable kwa Nijana Clement yohereza umupira imbere kwa Mugisha Gilbert ariko umupira ntiyawufata umugarukira kwa Nijana Clement. Attention yohereza umupira imbere. Reka turebe arawufata cyangwa uramurengana. Byenjwe yawugaruye nibyo. Attention reka turebe imbere zamu asaba wawuhereza Muhire Keve yawufashe nibyo. Muhire Keve na Ruboneka Jean Bosco. Attention Taichi Mugisha Didier Taichi ariko umupira barawumwaka wifatirwa na South Sudan ariko witwa Nsabimana Aimable ala clearing very well clearly. Attention katurebe Mugisha Gilbert arakwinjirana mu rubuga rw'amazamu ariko it's corner kick. Igitego cyari kinyoye hano witwa Niyomugabo Claude kabisa aragucenze hano umukinyi. Umupira urarenga ni kona nanone. Attention reka turebe another corner of Rwanda. It's Rwanda corner. Attention reka turebe uwitwa Nijana Clement arimo gushondana n'umukinnyi wa South Sudan nimero 17 ara mu mugongo. Gushondana kabisa. Kona ihagazeho uwitwa Muhire Keve na Niyomugabo Claude. Muhire Keve arawutera ariko wifatirwa nande na Nijana Clement. Ruboneka asubiza umupira kwa Muhire Keve ariko byenjwe arawugarura n'umutwe. Attention arawushota ariko Nsabimana Aimable akaba yaragerageje gushyiraho umutwe biranga.